ahantu hose mu gihugu hose wabonaga ko abasirikari barakaye bashaka kumara abatutsi batekereza ngo nibamara abatutsi mu gihugu nibwo bazatsinda inyenzi. Izo nzirabwoba zambutse iyaba arizo zahawe amahirwe yo gutsinda, zagize ubu iyo zigira amahirwe zigatsinda, ese zari kwakomodetinga inkotanyi? Ntabwo byashobokaga, kuko n'icyo gihe batabana babaga bakubita agatoki ati ntibishoboka kubana n'inyenzi. Nyakubahwa First Lady, mukaba umuyobozi mukuru wa Unite Club, abayobozi bakuru b'igihugu cyacu muri hano, abandi batumirwa, turagira ngo tubashimire uyu mwanya muduhaye wo kugira ngo tuganire ku mateka ya bugufi, dusubira inyuma tureba impamvu y'ibyo tumaze kubona mu kanya, dusura ingoro y'amateka hariya, ndetse tunumva n'ibisobanuro byahatangiwe. Nyakubahwa First Lady, bamaze kubabwira amazina yacu, kugira ngo nicyo cyangombwa ntiturenzaho, ariko nagira ngo munyemerere dutangire mbaza mugenzi wanjye hano, DCG Chantal Ujeneza, wari muri iki gihugu kandi wari muto mu gihe Jenoside yakorerwaga Abatutsi, ndetse no mu gihe yategurwaga, ndetse wari no mu nzego z'umutekano. Wabonaga ahazaza h'iki gihugu cyacu hagana hehe? Murakoze Nyakubahwa First Lady, members ba Unity Club n'abatumirwa mwiriwe. Mazina yanjye bayavuze, sinyasubiramo, ariko wenda bamwe hagiye tuvuga ranks zacu tuzihinnye ntibamenye kuzisobanukirwa. Ndi Deputy Commissioner General Jeanne Chantal Ujeneza. Nk'abandi Deputy IGP wa Rwanda National Police. Nashakanye na Ndekezi Vincent, nk'abandi umubyeyi w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Nkuko bari bambajije, nagira ngo mbanze mpere ku nkomoko, aho mvuka, igihe navukiye. Navutse muri 1937, mvukira ahantu icyo gihe hitwaga mu Buriza, ni ahantu hitwa Butangampundu. Icyo gihe hari muri komine ya Mugambazi, ariko uyu munsi ni muri Rulindo. Maze kugera mu mwaka wa 6 twimukira Buyoga, naho ni muri Rulindo. Navukiye mu muryango udafite ikibazo, mbona dukura neza n'ababyeyi beza, ndetse data yari mwarimu, mbona yubashywe mu muryango. Ntago nari nzi ko hari abandi bafite ibibazo icyo gihe. Muri primaire irangira gusa, aho nabonaga ko hari ibibazo ni ku bana twiganaga bamwe na bamwe, wabonaga ko bataha kure cyane, ukibaza impamvu ki abo bana bataha kure, baba no kwa basekuru, kwa ba nyina wabo, cyangwa kwa banyirasenge, cyangwa kwa banyirarume. Ariko ubu nyuma aho nkuriye, maze kumenya ubwenge bw'ibyabaye muri iki gihugu neza, nibwo namenyaga ko babaga barashakishije bakaza kurangiza amashuri aho iwabo bayabimye, banze kubaha amahirwe yo kurangiza ngo bajye muri secondaire, bakaza gushakira kure yaho. Ariko n'ubundi wabonaga iyo ndebye abo benshi ntekereza ntago bagize amahirwe, wasangaga turangiza twe tukajya secondaire, ako kanya bo bakajya muri za Haronzi, mugenzi wanjye witwa Imakire, bakajya muri za formation zimwe para medical. Abana turangiza secondaire, ngewe nahise mpabwa amahirwe, nahise nsinda. Twatsinze turi babiri ku ishuri, ariko sinari uwa mbere, sinari uwa kabiri mu ishuri.
cyokora nazaga muri abo 5 ba mbere, ariko nyuma nyine naje kureba abo bana bagenzi banjye batigeze bahabwa amahirwe yo kujya muri secondaire, sanga barajijijwe ubwoko bwabo. Ibyo nabisobanukirwaga nyuma uko umuntu akura agenda abona societe murimo uko imeze. Noneho nyuma ndangije secondaire naje kwinjira mu gisirikare muri École Supérieure Militaire, niyo yaforomaga ba cadette b'imyaka 4 bakazarangiza bafite licence ya université, hanyuma bakarangiza banafite n'ipeti rya sous-lieutenant. Ntabwo ari benshi bahabwaga amahirwe, ariko nge ndi muri abo bayahawe kuko ngira ngo nari mu murongo w'ubishakwa w'ibyemewe. Ariko ngezemo nibwo cyane cyane natangiye gusobanukirwa noneho igihugu ko kimeze, kuko muri bagenzi banjye baje nabo gushakira amahirwe aho, kuko akenshi abenshi baje gushaka iyo diplome ya université, abandi baje gushaka akazi. Ariko ikigaragara ko twese tutari invited nuko ndibuka nka tujya nko gukora ibizami, wasangaga ubwo twabaga tuje dukurikiye promotion itubanziriza y'abantu babaye bakaporari rero bakoraga ikintu cyo kunyuzura, ariko batarabihabwa n'uburenganzira ko twari tutaratsinda. Hari mugenzi wacu umwe bakuruye izuru, twari tugiye gukora test d'aptitude, ni ikizami cyo kwiruka ngo barebe ko mufite ubushobozi n'imbaraga z'umubiri. Umwe amukurura izuru, twese turavuga ati eko kagatutsi kaje gate hano, ubu wowe ntiwibeshye inzira. Twari tugiye gutangira kwiruka, umwana arahagarara, ntago yongeye kwiruka. Ubwo byumvikane ko urugendo rwo gahagarariye aho n'inzozi ze niba yashaka kuza mu gisirikare byahise birangiraho, ntago tuza gutangira amasomo nk'abatsinze bahamagawe, ntago yabonetsemo. Ariko n'igihe twaje gutangira wabonaga aho turi twajya muri mese tugiye kurya, bakaza batwirohama bavuga ngo abatutsi batwihishemo nabaye, bati muri beshya n'ubundi tuzabavumbura n'amaherezo. Ukumva ko ukabona hari abana bikanze, nibwo natangiye gusobanukirwa ko hari ikibazo gikomeye koko. Ugasubiza n'amaso inyuma ukareba n'ibyabaye, ukabona ko umututsi ntago yari yorohewe. Twakomeje gutyo urwo rwikekwe, abana twiganaga bamwe ukabona umwaka wa mbere urangiye, ko twigaga twagomba kwiga imyaka 4 nubwo tutayirangije kubera intambara. Ukabona umwaka wa mbere hari abo birukanye ntibagarutse mu wa kabiri, ariko wareba ugasanga still ni babandi n'ubundi batotezwaga, ugahita wumva hari message bitanze. Kugeza igihe rero intambara yo kubohora igihugu itangiye, tariki ya mbere yo Kwakira 1990, rwa rwikekwe rwari mu gisirikari rurakura biba bibi. Abo twitaga nyine abakiga niko twabivugaga icyo gihe, batangira kubwira abantu imbona nkubone ati bene wanyu bateye, ntago nzi uko turi bugendane, ko turi bushobokane. Abantu babaye harassed, niba mubyibuka muribuka ikinamico yabaye nk'itariki 3 z'uko kwezi, ikinamico yabaye ngo inyenzi zageze muri Kigali, bararasa ijoro ryose. Ariko mu gitondo igitangaje nuko mu gitondo twabyutse, nge nari ndi muri SM, kuko ubwo twari tugeze mu mwaka wa 3, abahungu bagenzi bacu bo babashyira hamwe barabajyana kugira ngo bajye ku rugamba, ariko twebwe abakobwa tuguma muri headquarter dukomeza dukora imirimo ya administration. Icyo gihe rero icyo nashaka kuvuga nuko iyo tariki y'iryo kinamico twarabyutse dusanga muri ka Kigali huzuye abantu, natwe tugiye guhurura, bose batubwira ati muze murebe inyenzi, muze murebe ibyitso by'inyenzi. Tugiyeyo dusanga abantu, abagabo bakuru bicaye hasi bagandagaje, ibitutsi bibariho, bati ibyitso buriya mwarimu bashyigikiye, muzi ko bizagenda gute, mwatubayemo tubana namwe turabihanganira, none doko mubigenje. Muri abo uwo nakwibuka ni Minister Rando, yararimo ko twari tumuzi ari minister, n'abandi benshi ka Kigali yuzuye bicaye hanze hasi. Ariko n'abasirikari bamwe twumva ngo babajyanye.
guhera icyo gihe rero akaga noneho k'abatutsi karagaragaraga mu nzira aho muri hose, kuzageza igihe imishyikirano yarusha itangiriye, ukabona abantu bararakaye, baravuga ati abapolitisi baradutanze, bagurishije igihugu, bati ntabwo bishoboka, ntabwo twabana na ziriya nyenzi. Ugasanga rwose barijujuta, hano turi ntabwo twabana n'inyenzi. Kuzageza igihe ndibuka rimwe hari semina yabaye muri SM aho twari turi, abo muri FAR aba leta bari kumwe na bamwe mu nkotanyi zari ziri hano muri CND. Ntago ngewe nagize amahirwe yo kwatendinga ko nari muri administration, ariko icyo wabonaga nuko basohokaga bimyoza, baganira, bijujuta, bati ibaze ufite inyenzi muri kompanyi yawe uyobora, ati ntabwo bishoboka, cyangwa ikakuyobora. Umva ko ntabwo bigeze leta, abasirikare ba leta ntabwo bigeze bitegura ko bashobora kubana n'abaje muri RPA, ntabwo bigeze babyitegura, ntibigeze babyifuza kugeza batsinzwe. Kugeza batsinzwe rero ngewe kugeza aho Genocide yakorewe Abatutsi yatangiriye, nge sinari nkiri muri Kigali, nari narezwe icyaha cyo kuba ngo nakoranye n'inkotanyi, ntabwo nabyemeye, ndaburana biranga, ariko bampa mutation disciplinaire ngi Cyangugu, ku buryo intambara yarangiye ariho ndi, ni naho yansanze. Kumbaza rero ko uko twabonaga bizagenda mu gisirikare twumvaga tuzatsinda, niyo yari intero, niyo yari cyifuzo, niko leta yatubwiraga, yatwibutsaga buri munsi ko tugomba kurwana urugamba tukarutsinda. Ariko ibyabaye ni ibindi. Icyo gihe ndi Cyangugu, uwari fiance wanjye nibwo yansanzeyo turabana, ariko ngere Cyangugu ni ibindi wenda nasobanura mu buryo burebure. Ariko ahantu hose mu gihugu hose wabonaga ko abasirikari barakaye, bashaka kumara Abatutsi, batekereza ngo nibamara Abatutsi mu gihugu nibwo bazatsinda inyenzi. Urakoze DCG Chantal, nakomeje gushyugumbwa kukuruguya, ariko nsanga nabanishe inkuru yawe, kandi n'ukuri irimo ibitekerezo bikomeye cyane. Ubwo rero urezwe kuba uri icyitso cy'inyenzi, uhawe invitation, ugiye i Cyangugu, ndetse unahahuriye n'umukunzi wawe w'icyo gihe, cyangwa nawe yari umusirikare, uraza kumutubwiraho. Ariko cyane cyane icyo nifuzaga ko watubwira, wari umuntu uri mu rwego rushinzwe umutekano, waje kwisanga ute mu ruhande rw'inyenzi? Murakoze nyakubahwa First Lady. Nanjye ndabyemera nk'abandi, intero ko ari imwe, inkotanyi n'ubuzima. Nanjye nisanze muri RPA ngarura ubuzima, ariko urwo rugendo rwo kuba noneho inzirabwoba ziratsinzwe, zirambutse ku bwinshi, ku ngufu nyinshi. Nababwiye ko bansanze i Cyangugu, ni ku mupaka wa Rusizi. Ubwo bamwe bari banyuze Rubavu, Gisenyi, abandi banyuze Rusizi. Bahanyuze ntekereje ibyaha bandeze, numva ntemera, numva ntabwo bakiri abantu beza. Ntekereza kuvuga ngo uko byagenda kose uwampa amahirwe nkabasha kongera noneho gusubira inyuma, nkaba nabana n'inkotanyi. Kubera ko i Cyangugu rero tuhagera, twahasanze umukomanda witwaga Manishimwe. Ngarutse inyuma gato, Manishimwe, Leta Manishimwe ni umuntu wakoze Jenoside yakorewe Abatutsi ku rwego rwo hejuru muri Cyangugu, ku buryo iryo joro ryo indege
Perezida Habyarimana yagwaga, mu gitondo twasanze muri kasho nini yahabaga y'abasirikari huzuyemo abaturage. We akagenda avuga ati abangaba twabasanze bari mu kunywa amayoga bishimiye ko perezida yapfuye. Baraho basakuza basaba ati koko mwatobariye, ariko nyuma bakabajyana ngo kuri brigade. Waza kusanga wagaruka ugasanga babajyanye, utse abantu bagiye ngo bagiye kuri brigade ahantu hitaga mu Gatandara. Twaje gusobanukirwa nyuma batari babizi bamenyeye aho, tumenya ko kubajyana kuri brigade byabaga bivuga bagiye kubica. Bagenzi banjye bamwe nabo bari barajyanwaho kubera ibyaha babaregaga nk'ibyo, ugasanga turegerana turongorerana tubazanya, ukabona ababurugumesitire baje gutwara imbunda akababwira ati mujye gukora, ukabona abana bagendaga b'abasore n'inkumi baraje barafunzwe mu yindi kasho, wajya kubona ukabona ntubabonye bati bagiye kuri brigade. Abasirikari bamwe ngira ngo byabananiye kubihanganira, bamwe barabica, ndabibuka bamwe b'abajene rwose amazina yabo anza mu mutwe rimwe na rimwe, ariko hari n'abake baharokokeye. Hari umwe dushobora gukominika tukibukiranya iby'icyango, ariko n'umwe kuko hari igihe rimwe babarashe binaga mu Kivu, abana babona babambutsa, ariko abenshi bagwamo barabarasa, umwe abasha kwambuka, niwe nabashije kubona wagarutse akajya ambwira story zaho icyango uko ngewe nari hamaze ibyumweru 2 gusa Jenoside yakorewe Abatutsi itangira. Ukuvuga ngo rero icyo gihe tension yari nini cyane, abantu bica badatinya kwica n'abasirikari babo. Hari umwe batsinze aho mu mbuga bari mu guhunga icyo gihe kubera ko agaragaje imyitwarire ko badashaka kwambuka. Nuvuga ngo natwe rero njyewe umugabo wanjye ndetse hari na members ba famille bake, mama n'abana 2 bato bari bangezeho, n'abandi bantu bari bagiye bampungiraho, turi nk'umuryango w'abantu nk'umunani, n'abandi bacuti bagenzi banjye twari twaramenyaniye aho, tujya inama yo kutabakurikira. Ariko haboneka bamwe mu bakuru, wenda abakuru mu nzego z'umutekano baramwibuka, mu majoro witwaga Kiza, atugeraho, ntago nari nzi aho aturutse, nta nubwo nari muzi icyo gihe, aravuga ati mwumvisha amakuru, ati numvise ko mudashaka kugenda, twumvise amakuru ko inkotanyi zahamagaye zishaka abantu bazisanga niba badashaka gukurikira abicanyi. Mba ndiruhukije, ndavuga nicyo nashakaga. Bati rero aratubwira ati navugishije abafaransa, muraza kuzamuka bari kuri stade ni hari igihundwe, barabaha ubuhungiro. Ubwo twakomezaga tubeshya uko abandi bapakira basahura, kwimuka byari ibintu bikomeye, guhunga. Abantu bahunze ubona igihugu cyose bagitwaye mu modoka, amafrigo, amateleviziyo, ukabona ibintu biteye ubwoba. Natwe rero ubwo twakoresha amayeri bakeya, umugoroba ukubye turazamuka tujya Gihundwe, dusanga abafaransa ubwo nyine bari muri zone turquoise bayirinze, tubana nabo. Ariko ubwo abo bakuru muri twe ari bwo batangiye gusaba ijambo, nabo bahamagawe bati, baratubwira ati mwe mwikarume tuzababwira gahunda. Twabaye aho kugeza nyango twahagurutse nko mu ntangiro z'ukwa 8, turaza baduhaye karibu, bati nimuze, tuza tunyura Butare, Huye, turaza tugera i Kigali ku itariki 15 z'ukwa 8 1994, tujya mu maboko ya rapi. Ariko twari twatangiye kujya mu maboko yabo n'ubundi Huye, twambutse mwogo twese duhura n'inkotanyi, twishyira mu maboko yazo. Umuntu yabaga gifite ubwoba, yibaza niba koko biri bugende neza nkuko twabyifuzaga, ariko ukumva nta handi wajya, n'ubundi ntiwakurikiye, ntiwambutse umupaka, ariko waje ugeze mu maboko yazo. Ariko dusangana abantu beza, baratubwira neza, turagenda baturaza kuri hoteli imwe hari i Butare, baratugaburira. Bamwe nyine bakavuga ati baratureshya gatoya, ariko ntago biri burangire gutya. Turahaba, turinda aho tugera i Kigali, turi kumwe n'iyo miryango yacu. Hanyuma tugeze i Kigali, baravuga ati abari abasirikari nibajye hano, abari abasivile mujye hano. Abasivile aho mutuye murahazi, yego, mugende mu ngo zanyu
ziri amahoro. Baragenda mama n'abo bandi twari turi kumwe barataha, natwe badushyira mu mabisi batuzana igako. Twakoze course, twahahuriye n'abandi benshi tutaturutse hamwe, dukora course, batwigisha values, indangagaciro z'umusirikari w'igihugu, umusirikari ukunda igihugu, batwigisha ubumwe, batwereka ingengabitekerezo ya Jenoside, ideology ya Jenoside, icyo ikoreye igihugu, uko ishenye igihugu. Barabidusobanura natwe turabibona. Twari dufitemo n'abakuru benshi generals, njyewe nari suretona icyo gihe, menya ntabivuze, nari suretona. Hanyuma muri December dusoza amahugurwa, afandaza kudusoza amahugurwa. Umunsi nabonye afande nibwo nemeye ko mfite amahoro, mfite umutekano, inkotanyi koko. Numvise ko ngiye mu bandi, ariko aho nyine nababwiye ko nari mfite umugabo. Icyo gihe nari ntwite, nari mfite umugabo, ariko icyo gihe birumvikana abenshi twahawe akazi, ariko bamwe muri twe bari babafiteho amakuru, barabajyana bajya kuyababaza. Umugabo wanjye yagiyemo, ubwo byarangiye bityo, arayabazwa, arajya mu nkiko, araburana, ariko baramukatira ku cyaha cya Jenoside, bamukatira burundu. Ubwo nari nkifite iyo nda narayibyara, murumva uko byahise bimera muri njye. Nubwo nageze mu kazi banshyira muri logistique, bagenzi banjye nsanze banyakira neza. Ku ruhande rumwe nari meze nk'urimo abantu babiri, afite uruhande rumwe rw'umuntu wakiwe neza nk'uko yabyifuzaga muri RPA, nishimye, ndi sureto na mutoya, ariko urundi ruhande ntwite umwana w'umuntu ushinzwe Jenoside. Ariko icyampaye gutuza kuri rwa ruhande rumwe nuko abo nasanze bamfashe neza, ndabyara, nta kindi kibazo ngewe nka Chantal nagize, nta na confusion nari mfite. Numvaga aho nagiye ari hoho kandi ngomba kuhaguma, kandi inyigisho nari nahawe nari nazumvise neza, numva ko nyine niko bimeze. Hanyuma ndabyaye, mapetera azamuka, mpabwa imirimo, ndetse mu 2000 mpabwa amahirwe yo kujya gusubira muri university, kuko murumva ko nari naracikirijemo university yanjye, kandi bundi nari naragiye mu gisirikare nshaka iyo degree. Babajije rero bati abashaka kujya gusubukura amasomo yabo shyira hejuru, mpabwa ibyo nashakaga. Ibyo ni binyereka ko nari nagiye mu ruhande rwiza, nkumva narahisemo neza, nta confusion yigize yongera kunjyamo, ndiga. Ariko ubwo nyuma y'imyaka 4 mbyaye uwo mwana, bitoroshye, mbyaro undi wa kabiri, mbyara umukobwa. Mbajyana kwiga i Butare, ndiga ndasoza, nkora amahugurwa nk'ayabandi, amapeti azamuka nk'ayabandi, ndetse mpabwa n'amahirwe yo kujya kwiga masters program hanze muri Costa Rica. Ibyo byose ni ibyanyerekaga ko mukuri igihugu cyacu, ubuyobozi bw'igihugu cyacu butarobanura. Iyo buza mbere inzirabwoba zitaraho, cyangwa akaba aribo bayoboye inzirabwoba, abanyarwanda ntago baba barashenye igihugu gutya. Numva narahawe amahirwe kurusha n'abantu bose, kuko ntekereza izo nzirabwoba zambutse, iyaba arizo zahawe amahirwe yo gutsinda, zagize ubu, iyo zigira amahirwe zigatsinda, ese zari kwa accommodatinga inkotanyi? Ntabwo byashobokaga, kuko n'icyo gihe batabana babaga bakubita agatoki ati ntibishoboka kubana n'inyenzi. Nk'uko bivuze DCG, ibi mutabasha no gusobanurira abana, mu by'ukuri byari bishigiye ku ngengabitekerezo ya Jenoside kandi yatangiye kera.